cy'ibyahishuwe igice cya mbere turahera ku murongo w'9 turangiza uwa 19. Igice cya mbere ibyahishuriwe Yohana umurongo w'9 turangiza uwa 19. Yewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga n'iry'impanda rivuga riti icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso ni Simuruna ni Pergamo ni Tuatira ni Sarudi ni Filadelfiya ni Laodikiya. Nuko mpindukirwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu utega ugutwi. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Amen. Nuko wandike iki? N'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Wandike ibyo ubonye, ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Nshatse kwijambo murifata cyane kuko uyu murongo wa 19 ariwo murongo mukuru w'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kigizwe n'ibice 22, ariko kikaba gifite cyangwa kigizwe n'ibice 3 by'ingenzi: ibyo ubonye, ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Umuntu wese rwose wakubaza ati igitabo cy'ibyahishuwe kigizwe n'ibice bingahe by'ingenzi? Ni ibyo ubonye, ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Ibiriho, ibyo ubonye biri mu gice cya mbere. Ibiriho ni ukuva ku gice cya 2 kugeza ku cya 4. Ibiri bukurikireho hanyuma ni ukuva ku gice cya 5 kugeza 22. Amen. Nimbise mu mwenda wo kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Ahari wenda birashoboka ko nakerewe, murambabarira. Impamvu yabinteye ni uburyo ubona abakristo bahuzagurika iyo tugeze mu bihe bidasanzwe, bagakubita epfo bagakubita ruguru, bakamera nk'abantu batigeze basoma ijambo ry'Imana. Mbibonye rero nimvamo ko nta wundi mfite, nta wundi musanzu mfite. Ariko ikibabaje kandi kigoye, usanga abakristo badakunda kwiga ijambo ry'Imana, ahubwo utuntu batoragura mu butayu, utwo bahuye n'umuntu ngo yahanuye, utwo bakubitanye natwo ku mbuga nkoranyambaga, mbese rwose utwo badukunda cyane. Mwene uwo rero nta kintu namumara, nta kintu nagira ne, ntacyo namumara. Yesu ashimwe. Narababwiye ngo narababaye cyane muri Covid itangira, turi muri guma mu rugo, abantu bahererekanye utuntu ngo babonye umuti ngo uvura Covid, ngo ni agasatsi kari muri Bibiliya, ndetse umukristo wari umuhamagara arambwira ati pastor nawe rambura kabonamo. Nanjye ndarambuye kabonamo. Numvise mbabaye. Ni gute umukristo wakijijwe usenga niyo yaba ari ku gipimo cyo hasi
cy'amashuri yakumva ko agasatsi akuye muri Bibiliya ari bugatekemo amazi kakamukiza iyo covid. Ikindi cyambabaje ni uburyo ubona abakristo biheje mu rusengero, batangiye gutanga ingingo no kuzishishikariza abantu, ndetse banabujije abantu bimwe na bimwe kugira ngo ahari umubare munini wikingize, bahita bacika mu rusengero baragenda, abandi mu makorari barazimira. Ejo narababwiye ngo numvise ijwi ry'Abanyamerika bavuga ngo hari Abanyarwanda bahunze bajya i Burundi barabagarura ngo bahunga urukingo, kandi abo babikora ntibashobora no kugisha pasiteri inama. Oya, hari wenda mwagiye mutwicara imbere mutekereza ko dukorera Satani, cyangwa ko turi abanyantege nke ku buryo tudashobora kuresista igihe cy'ibyago. Byarambabaje cyane. Ibyo bakabihuza n'ikimenyetso cy'inyamaswa kivuga mu Byahishuwe ibice 13, tuzahagera abazagira umugisha bagakurikiriza inyigisho 666 bati cyaje. Nababwira ibintu bikomeye, muteze amatwi, n'akataraza kazaza. Utu turoroshye, mwagize ibyago ko mwavutse igihe cy'iminsi y'imperuka, hazaza ibiruti. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu uri muri Kristo Yesu ntateka azacirwa. Amen. Yohana wanditse iki gitabo cy'ibyahishuwe ni Yohana intumwa, akaba umuhungu wa Zebedayo, nyina yitwaga Salomo. Nyina rero yavaga inda na Bikira Mariya. Uyu Yohana Yesu yabahamagaye na mwene nyina bari ku nyanja baroba, bari basangiye umwuga na Petero, kandi Bibiliya imuvugaho byinshi ko ari umwigisha Yesu yakundaga cyane. Isezerano rishya muzarisangamo ba Yohana 3. Yesu yabahamagaye na mwene nyina bari ku nyanja baroba, bari basangiye umwuga na Petero, kandi Bibiliya imuvugaho byinshi ko ari umwigisha Yesu yakundaga cyane. Isezerano rishya muzarisangamo ba Yohana 3. Uwa mbere ni Yohana Umubatiza, uwa kabiri ni Yohana Intumwa, uwa gatatu ni Yohana Mariko. Ndetse abakristo badakunda kumenya, abasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igihe Petero yavaga mu nzu y'imbohe, Herode amaze guca igihanga Yakobo, itorero ryasengeraga kwa nyina wa Yohana Mariko. Ni nawe wanditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko nk'uko bisoma. Yesu ashimwe. Uyu Yohana rero mugabanye, uyu Yohana yanditse ibitabo 5 muri Bibiliya. Icya mbere ni ubutumwa bwiza, yanditse inzandiko 3, yandika n'igitabo cy'ibyahishuwe, ubwo ni 5. Amateka ye avuga yuko ari umwe gusa mu ntumwa wapfuye rw'ikirago atishwe n'akarengane. Izindi ntumwa zose zishwe n'akarengane usibye Yuda wiyahuye. Yohana yari afite amasezerano yo kutazicwa n'akarengane. Ibyo ntitubitinda. Buriya nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigire gute
ngo rihere. Iyo yakuvuze nk'ikintu iragisohoza byanze bikunze. Uko abami b'Abaroma bagiye basimburana, niko itorero ryagendaga rirushaho guhura n'akarengane gakomeye. Uhereye kuri Herode, murabizi ko ariwe waciye Yakobo igihanga. Hanyuma ngo Abayuda banezerewe ashaka kwiyongeza Petero, ariko Petero ngo abizera bagira umwete wo kumusengera, ava muri iyo nzu y'imbohe. Banero bishe benshi, ndetse bagiye abantu babikinamo n'amafilime, akarengane k'itorero igihe cya Nero. Ibyo ntabwo turi bubitinde. Yabaye umwami w'umugome, ashatse kwica abakristo, yitwikira umujyi, arawutwika kugira ngo azabekere abakristo ko aribo bawutwitse. Akanavuga ati murabizi ko basanzwe bavuga ko bamanura umuriro mu ijuru. Ubwo rero bawumanuye, umujyi barawutwika, ariko yari intandaro kugira ngo abice. Bamwe batwikishije umuriro, abandi bajugunyirwa intare, ariko itorero riranga ribaho. Amen. Yesu yari yaravuze ku itorero, aravuga ngo azaryubaka ku rutare, kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iyo abantu basoma ayo magambo, bakwibwira ko iyo uri umukirisitu udashobora gupfa mu karengane. Wakwibaza uti se, niba yaravuze ko amarembo y'ikuzimu atazarishobora kandi bakaba barapfuye, ibyo bigenda gute? Mujye mwumva neza Bibiliya. Ntabwo Yesu kuvuga kwitorera amarembo y'ikuzimu atazarinyeganyeza ntibivuga ko ridahura n'akarengane ngo ripfe, ariko iyo ripfuye amaraso yaryo avukamo abantu. Ko niko ridashira. Yesu ashimwe. Iyo Yesu avuga itorero, ntaba avuga umuntu umwe, n'urwo ruhererekane rw'abizera. Ndagira ngo mbabwire, mu mateka y'itorero hari uwigeze yandika ngo umujenerali umwe wari uhagarikiye abakristo bicwaga, ngo yagiye kubona abona umwe mu bagiye kwicwa, ngo agire ubwoba bamubajije ko acyemera Kristo, aramwihakana. Ngo ariko igihe yari amaze kumwihakana, uwo mujenerali amaso ye arahweza, ngo abona ikamba rijya kuri buri wese wemeraga ko akimwizeye, ngo abona rimuvuyeho riragiye. Uwo mujenerali ahita ava mu bicaga abakristo, wahita ajya amati, jyewe ndamwemera. Murabizi neza ko Sawuli, uwiswe Pawulo, yari ari mu barenganya itorero, kandi yahagarikiye abateye Stefano amabuye. Ariko biratangaje kuba umuntu wahagarikiye uwica umudiyakoni wa mbere, barangiza kumwica nawe akavuga ati ndizeye. Nubwo buryo Yesu yavuze ko itorero batazarishobora n'amarembo y'ikuzimu atazarishobora, ibyo ntibivuga ko jyewe napfa nzira Kristo bigakunda, ahubwo bayirenganya izira Kristo bikemera, ariko mu maraso yanjye n'ahabo havukamo abantu. Yacanganyikishije ingoma y'Abaroma. Bibajije batese ibi ni ibiki? Uhereye igihe cy'intumwa bazirenganya, imbaraga z'Imana zaramanutse nyinshi, kugeza ubwo umunyabwenge umwe avuze ati nimwitore, dore ku ngoma ya Naka yagometse abantu baramukurikira, bamwishe barazimira. Na Naka nuko byagenze, na Kanaka niko byagenze, ariko Kristo we twica bamwe havuka abantu. Mwitonde bitagaragara ko turwanya nde Imana. Abasomye igitabo
cy'umugenzi. Murabizi neza ubwo mu Kristo yari ari mu rugendo na mugenzi we, bagiye kugera mu isoko ry'imburamumaro ngo bahuye na mubwirizabutumwa. Bibiliya ivuga ngo kuko bamwemeraga nk'umuhanuzi ushobora kubabwira ibizabaho imbere, baramubaza bati turebe. Yesu ashimwe. Imbere hameze hate? Mubwirizabutumwa arababwira ati imbere aha ni muhagere, muri bunyure mu isoko ry'imburamumaro, kandi umwe muri mwe ntari bubure guhamisha amaraso ye urukundo akunda umwami nyir'ururembo mujyaho, ariko upfa mbere arabarushije usigaye ibyiza. Aravuga ati icya mbere ni uko ibigeragezo umwe azahura nabyo uwo araba atakibibonye. Icya kabiri araba agiye kureba umwami nyir'ururembo mujyaho. Abasomye igitabo cy'umugenzi haravuga ngo bahageze muri urwo rurembo ngo abiguriro bose baravurungana. Icya mbere abo bagenzi bagendaga umwihariko wabo. Icya kabiri bari bambaye imyenda umwihariko wabo. Icya gatatu ngo n'amagambo bagendaga baganira ntiyari nk'abo mu isoko ry'imburamumaro, ngo kuko baganira mu rurimi rw'isibo. Buriya iyo tubwira abakristo disipurine y'imyambarire, mutekereza ko ari ukuba kubikoreza ubutwaro. Ntabwo umuntu w'umukristo aba akwiye gutandukana n'ugiye gutega. Ugasanga rero umuntu afite Bibiliya ariko yambaye nk'umuntu ugiye gutega. Naratangaye cyane. Hari umuryango umwe w'ivugabutumwa wavugaga ubutumwa mu mahoteli, reka mwihorere no kuvuga. Kandi icyo gihe bari basabye kujya kwigisha ijambo ry'Imana. Baragendaga bakishyura hoteli zari, barangiza inshingano yabo ni ukubwiriza abantu b'aba VIP batajya bajya mu rusengero. Bamara kwishyura sare bagakomanda ibyo kurya n'ibyo kunywa byose kereka ibisindisha nibyo batishyura. Kandi barobanuraga hoteli nziza ku buryo umuntu bari butumire w'umu VIP abona ko bamwubashye. Bakagenda bagatumira abantu bize cyane, batekereza ko kuba umurokore ari ubujiji. Bakareba umuntu ufite amashuri menshi cyangwa w'umunyacyubahiro uri buze agatanga ubuhamya bw'ukuntu yakijijwe nibura bene wabo, bakavuga bati burya bya bintu nawe abirimo. Ariko nyuma y'ibyo bakareba umuvugabutumwa umwe uri bwigisha ijambo ry'Imana, babwira diregiteri rero w'iyo hoteli bati nyamuna hari buze abantu b'icyubahiro hano, ba bantu baza gutega ntimubakundire ko baza. Naho kumbe wa muryango abantu benshi bawugize ni abatagira disipurine y'imyambarire. Abasekirite baba maso, bagiye kubona babona abagore barinjiye, ariko babarebye babona bambaye nk'abaje gutega. Barabegera barababwira bati uyu munsi ndi gutega, nimwisubire iyo ndi gutega. Batoya twebwe ntituje gutega, ahubwo twakoresheje igiterane hano. Bakora mu dusakoshi bakuramo bibiri. Umusekirite azahinda gusubiza inyuma yananiwe kugutandukanya n'uje gusenga, akakwitiranya n'uje gutega. Abagenzi ntibari bambaye nk'abaje gutega, bari bambaye nk'abajya he Isiyoni. Kandi ntabwo bagendaga baganira amagambo y'amanjwe, ngo bavuga ururimi rwo mu ijuru. Abiguriro bose basabiranwa n'uburakari, ngo babarebe uko bagenda n'uko bambaye n'uko baganira. Bazana ibicuruzwa byabo bati nimutugurire, abandi
batoya ntacyo tugura, twebwe tugura ukuri kandi ntabwo ufite muri iyi nguni. Ngo basabirana n'uburakari, batangira kubakubita no kubatera amabuye, ngo bagiye kubona babona umukristo abona mwizerwa arapfuye. Ngo apfuye abona igare rikurwa n'amafarasi riramanutse kujyana mu ijuru. Nyamara abari muri iryo guriro, nashakaga kubabwira impamvu Yesu yavuze ko imbaraga z'ikuzimu zidashobora kugira icyo bitwaye itorero. Bamwe bari muri iryo guriro ngo babonye urupfu mugenzi wa mukristo apfuye, n'uburyo igare rimanutse rikamusambura, nawe yicomeka kuri mukristo ati turakomezanya urugendo. Imbaraga z'ikuzimu izizarishobora. Wowe nanjye badutera amabuye, ariko muri jye hazavukamo udakomeze urugero. Yesu ashimwe cyane. Yohana yahuye n'akarengane gakomeye. Hari ku ngoma y'umwami w'umuroma witwa Domisiyane, nawe yakomeje kurenganya itorero nk'uko Herode yabigenje, nk'uko Nero n'abandi. Ntabwo batuje kurwanya itorero. Itorero bararirwanyije. Ibi bitabo mureba Bibiliya, iki gitabo mureba Bibiliya, bagiye batwika amadepo n'amadepo, ariko Bibiliya irambwira. Yesu ashimwe cyane. Yohana amateka ye avuga ko barangije abo bari basangiye umurimo nawe bamugerageje, ariko kuko Yesu yari yaravuze ko atazicwa n'akarengane, biranga ngo baramufata, baravuga bati turamwica urupfu rubi ruruta izindi twishe bene wabo. Bamushyira mu ngunguru y'amavuta, baracanira, aratogota, ariko Yohana ntaje. Bamukuramo bamujyana muri gereza, baramufunga, ariko abarangije igifungo ngo bakajya basohoka bavuga bati Yesu ni umwami. Bibajije aho ibyo bintu babikura, bibuka ko ngo bafungiyeyo Yohana. Baragenda bamuvanamo, baravuga bati tumujugunye ku kirwa, ahari wenda indwara z'ibyorezo zizamwicirayo, cyangwa se inyamaswa z'inkazi zimurye. Ngo ariko ahageze yumva ijwi rivugana nawe rimeze nk'iry'amazi menshi asuka. Ngo ahindukiye kureba ijwi rivugana nawe, ngo abona Nusa. Bibiliya ivuga ngo Nusa yaherukanaga na Yesu kubera Yona azamuka. Abona ngo Nusa n'umwana w'intama, yambaye umwenda wera, umukenyero akenyeye. Biriya byose twasomye simbirondora. Ngo amwikubita imbere nk'upfuye, ngo Yesu amushyiraho ikiganza, aramubwira ati witinya, ndi uwa mbere ndi n'uw'imperuka. Nari narapfuye, urabizi ko nigeze, ariko none dore mporaho iteka ryose. Ahubwo hita ufata ikaramu wandike ibyo ubonye, ibiriho n'ibiri bukurikireho hano. Hari undi wanditse amateka ya Yohana, aravuga ngo bamujugunye ku kirwa cy'Ipatimo, ngo bagiye bajya kureba ko yapfuye. Ngo umwe ahageze, ngo asanga Yohana ari kwandika igitabo cy'Ibyahishuwe. Ngo afata akaboko ke k'iburyo kandi kagaragaca, agatwara mu itorero rya Efeso kugira ngo abereke ko Yohana barimo kumwica urupfu rubi n'agashinyaguro. Ariko ngo asubiyeyo, ngo asanga Yohana afite akandi kaboko arandika. Wandika ibyo ubonye. Nababwiye mu gice cya mbere kigizwe n'ibyo ubonye. Ese ibyo ubonye ninde? Yari Yesu. Amen. Yohana ari kuri Patima yarababajwe n'ibintu bitatu, ndagira ngo bibabwire. Icya mbere, kuba bo bari basangiye umurimo
imirimo bose barapfuye bagashira, akaba ari gusigara wenyine. Yari afite ako gahinda, yibuka uko Barutolomayo bamubaze, akibuka Yakobo mukuru uko bamuhanuye ku gasongero, agatekereza ukuntu Petero bamubambye acuritse, akibwira ukuntu ba Pawulo babaciye igihanga. Ni nko kuvuga ngo sigariye iki? Icya kabiri, yababajwe n'akarengane karimo gakorerwa itorero. Icya gatatu, ngo yari akumbuye Yesu. Ese mujye mukumbura Yesu? Muramukumbura? Uriya mukumbura ijuru. Simpamya ko umukobwa uzakora ubukwe ku wa gatandatu yakumbura Yesu. Umubwira uti Yesu araje. Yavuga ati iryo sengesho ryigizeyo. Sintekereza ko umugore ufite amasezerano yo kubyara amaze nk'imyaka 8 atarakana akaba arasana, wamubwira uti Yesu nagaruka. Buriya ijuru n'ubugingo birusa byose. Ese murabyemera? Naramubwiye ngo ijuru nta kindi ryishimira. Ibi ngibi rwose by'ibineza neza bitukusha, ijuru ribibona nk'umwanda. Imyanya y'icyubahiro ntacyo ibwira ijuru, yaba iy'abanyamadini cyangwa abanyapolitiki. Kabone niyo mu gitondo waba uri burahire ukaba minisitiri wa naka, niyo waba uzasengerwa ukaba bishop ukomeye cyangwa umuvugizi w'itorero, ugeze mu ijuru wasanga batanamiye ya mazu meza na ya mataje maremare mu nyanja, za modoka zigezweho. Ntacyo bibwiye ijuru. Ijuru rihagurutswa rinezezwa n'ikintu kimwe: iyo umunyabyaha yihanye. Erega buriya nibwo abavutse. Bibiliya ibyita kubyara ubwa kabiri. Umuntu wavutse rimwe azapfa kabiri, ariko uwabyawe ubwa kabiri azapfa rimwe. Ijuru rishishikajwe n'iby'ubugingo, ibindi byose nta kijuru biribwiye. Amen. 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 Haleluya. Igice cya mbere ndashaka kugenda neza ku buryo igitabo cy'ibyahishuwe tuzarangiza iki cyumweru ugifashe mu mutwe. Igice cya mbere cyonyine kigizwe n'icyo bita iby'ubuntu. Ni Yesu yarabonye. Igice cya kabiri kugera ku cya kane kigizwe n'ibiriho. Iyo ugeze mu gice cya kabiri niho usanga Yohana yaratangiye kwandikira ayo matorero 7 Yesu yamweretse. Kandi abona Yesu ngo yagendagendaga hagati y'ibitereko by'amatabaza 7. Ayo matabaza ashushanya itorero. Ni nk'uko Yesu yamubwira ati nubwo itorero ririmo kurengana ariko ndirimo. Uri ibibazo byose ufite Yesu arazi. Yesu agize ate? Ese murabye? Ibyo nta kintu bimubwiye. Itorero ibibazo byose ryagira ariko ndirimo. Uzababwiye ko ndirimo, uzabwira abayobozi ko mpari nubwo barimo barengana. Dore uko Yohana yabandikiye, aravuga ngo njyewe Yohana mwene so dusangiye amakuba no kwihangana n'ubwami. Ni ibintu bitatu. Turabisangiye amakuba, turayasangiye, kandi kwihangana nako tukagusangiye. Erega ndagira ngo mbabwire, uriya kwihangana ni intwaro zikoraho izindi zose zananiwe. Satani ajya akunda guteza ibigerageza abantu bakunda gucika intege, ariko umuntu resista
ukomeza umutsi, niyo nkoni yo gukubita ikigeragezo ikacyumvisha cyane kuvaho cyagera mu biterane by'ibindi bigeragezo. Satani yaza agatuma ikindi, cya kindi kigakibwira kiti uriya komeza umutsi. Naho umuntu ujya ukunda guhabuka, ibigeragezo biramukunda. Satani arakumenya, akaba azi neza ko kwizera kwawe Kristo gushingiye ku migisha, kudashingiye kuri we. Hari abantu bajya gusenga bakibwira ko amasengesho ari ubucuruzi, nituvuga ayo magambo Imana izadukuriraho ibyo tudashaka. Ariko gusenga kwa mbere, ujye usenga gusabane n'Imana. Uvuga uti byakunda byakwemera. Hari umuvugabutumwa umwe wigeze kutwigisha, aratubwira ngo yarakennye, ngo akenye rero ibikweto birashwanyagurika. Ati umunsi umwe njya gusenga, ati inkweto zikuramo zikiri hariya nzereka Imana. Ntiwazibonye? Nturazireba? Urareba biriya bikweto by'umutumishi? Ziriya nutangurira izindi nkweto ndakureka. Ese iyo uretse Imana ubundi habomba? Habomba Imana? Imana yabikurekera ibyo bikweto. Dore isengesho ryiza rero ni ukumera nka Saduraka na Meshaki na Abedenego. Naho Imana yacu itagira ite, mwene uwo muntu Satani aramutinya. Naho uw'ibikweto wabigumana ukayireka, icyo nicyo cyifuzo Satani aba afite. Yesu ashimwe. Kuva rero ku gice cya kabiri kugera ku cya kane ni ibiriho. Ibiriho kandi ryari itorero rya Kristo. Uzasome neza, iminota yacu irarangiye, ntabwo nifuza kujya mbarenza isaha. Uzasome uzabona ku gice cya kane. Abahanga baranditse baravuga ngo kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya kane, Yesu yaramanutse asanga Yohana ku kirwa. Ibyo yamwerekaga byose yari yavuye mu ijuru arahamusanga. Ariko ageze ku gice cya kane, ibiri bukurikireho hanyuma, Yohana ngo yavuye ku isi asanga Yesu. Uzi gusoma nadusomere igice cya kane umurongo wa mbere. Twihute. Igitabo cy'Ibyahishuwe wasoma yihuse, igice cya kane umurongo wa mbere. Reka dusome igice cya kane umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye. Ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rugize gute? Kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Urakoze cyane. Zamuka uze hano nkwereke ibikwiye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Murumva neza ko twavuze ko igice cya mbere ari ibyo ubonye, igice cya kabiri n'icya gatatu ni ibiriho, igice cya kane gukomeza ni ibiri bukurikireho hanyuma. Niko marayika wamwerekaga aravuga ati noneho zamuka uze hano. Kugira ngo tuzumve neza iby'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka n'iby'umubare 666 abo tuzakomezanya tukawugeraho, ndagira ngo mbabwire ngo ubu turi mu byo bita itangira ryo kuramuka.
Kristo mutinya se mwatinya icyaha cyane kurusha Kristo. Yewe hari ikintu kinanshaka. Umuntu aravuga ati sinzikingiza ikimenyetso cy'inyamaswa kitangira, ariko agasanga agashega akavuga ati sinzikingiza ikimenyetso cy'inyamaswa kitangira akira. Ubundi ibyo bimenyetso bikuriho ntibihagije. Buriya ndagira ngo mubwire ko ikimenyetso cya mbere cya Satani ari icyaha. Ibindi tuzagenda tubibona. N'uwo mubare wa 666 ubundi siko bawusoma. Buriya uko ubona wanditse muri Bibiliya ntabwo ari 666, uba 666 mu mibare isanzwe, ariko mu nyito ya Bibiliya ni 666. Turi kumwe? Kuko Bibiliya avuga ngo kuko wari umubare w'umuntu. Reka nigarukire hafi. Yesu ashimwe. Haleluya. Kubera iki Bibiliya ivuga yebye ku igihe cy'akababaro gakomeye n'ibyo bimenyetso bya 666 uzanga kugishyirwaho? Bibiliya ivuga ngo ntazemera gutunda cyangwa kugura mu rindi jambo ni ukubuzwa uburenganzira wari ufite. Kuki Bibiliya ivuga yeruye ko ibyo byose bizaba itorero rya Kristo rimaze kuzamuka ntimubyemere? Mwebwe se impamvu yo kubihakana muzishingira? Icyambere nuko itorero rigera kuri 4 mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Buriya Bibiliya uwavuganaga na Yohani amubwira ati zamukuza ni ishusho y'itorero. Nusoma igitabo cy'Ibyahishuwe neza uzabona Yohana yongera kuvuga itorero muri 19. Rwa Bibiliya yongere adusomere igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Kamarebe nitonze sinari nahateguye ko tuhasoma. Ibice 26 era ku murongo wa mbere. Oya, soma umurongo wa 2. Ibice 26. Numara gusoma umurongo wa 2 usimbuke usoma uwa 19 n'uwa 20 n'uwa 21. Ubwo ni ubuhanuzi bwa Yesaya yahanuye kera yerekana ko icyo gihe yise ngo ni igihe cy'umujinya w'Imana, itorero rizarurwa. Imana iraribwira ngo ngwino mbegweza aho uba wishe. Soma umurongo wa 2 26. Soma umurongo wa 2. Yesaya ibice 26 umurongo wa 2. Aranditse ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Rigire gute? Ryinjire. Nimwugurure iki? Tugende ku murongo wa 19. Abawe bapfuye bazaba bazima. Intumbi z'abantu banjye zizagira gute? Zizazuka. Aba mu mukungugu mwe nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Uwo ni umuzuko. Komeza 20. Wa bwoko bwanjye we
ngwino winjire mu nzu yawe wikingirane, ube wihishe akanya gato kugeza aho uburakari bwanjye buzashirira. 21 kugeza aho uburakari bwanjye buzashirira, kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo. Urakoze cyane. Ariko wabwoko bwanjye, amen, ngwino nkwereke ahantu uraba wikingiraniye akanya gato kubw'uburakari bwanjye ugiye gusukwa mu isi. Kubera iki? Itorero rimaze kuzamurwa, Yesu yaravuze ngo hazaba umubabaro utigeze kubaho. Buriya tubeshejweho n'amaraso ya Yesu Kristo. Ntimugire ngo umujinya n'uburakari bw'Imana bw'abanyabyaha Imana yarawuretse. Mu isezerano rya kera yahitaga imanuka igahana, ariko burishya izitirwa na Kristo uhora yicaye iburyo. Kandi igihe icyo ari cyo cyose Kristo ayikumira, umujinya wayo irawubika. Igira ite? Igitabo cy'Ibyahishuwe kiravuga ngo ni mu gacuma k'umujinya w'inkazi y'Imana. Umunsi rero itorero rya Kristo ryazamuwe, tuzagera mu Byahishuwe mu bice 6 muri ya mafarashi, inzabya zitangiye kugira gute? Gusukwa. Erega hujishiye igisabo ntuhatera iki? Ntuhatera ibuye, reka byose. Mbabwira gutya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Bibiliya igaragaza uko isi izajya igenda yegera imperuka. Nubwo hari uwaririmbye ngo ibyiza biri imbere, ngo ibyiza biri he? Isi uko irimo igenda yegera imperuka, muzajya mubona ibintu by'amayoberane bikomeye. Pawulo we yandika yaravuze ngo amayoberane y'ubugome n'ubu ararushaho kwiyongera. Antikristo tuzamuvuga, tuzagira gute? Yesu yamubwiye abayuda, aravuga ati naje mu izina rya data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye muzagira gute? Muzamwemera. Yohana nawe yaramuvuze, aravuga ati nk'uko mwumvise ko Antikristo azaza, niko hamaze kuza abandikristo benshi. Icyo gihe hari hadutse umufilozofe umwe witwa Serente, yigishaga abantu ababwira ko buriya Yesu atari Kristo, ahubwo yarababwiraga ati uriya ni umuhungu wa Yosefu na Mariya. Ariko Kristo ntamuhakane, ati Kristo yari amurimo. Ya mirimo yose yakoraga n'ibitangaza n'ibimenyetso yabikoreshwaga na Kristo umurimo. Ati rero ntabwo uriya Kristo yaje afite umubiri, ati ahubwo ubwo Yesu yagiye kubambwa, Kristo yamuvuyemo arigenda. Muzahura n'abafilozofe benshi, muzahura n'abasiyantifike bakomeye, bazababwira amagambo yo kubangisha Bibiliya, bazababwira amagambo yo kubangisha agakiza, bazababwira amagambo yo kubangisha kwihana, bazababwira amagambo yo kubangisha kwizera. Inyigisho z'amayoberane muzazibona, ariko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacikwa. Reka ndangize mbabwira gutya, nkunda igihe cyanjye. Uriya
indwara z'ibyorezo zizarushaho kwisukiranya. Yesu yabwiye icy'abayuda, muzumva iby'intambara n'impuha n'indwara z'ibyorezo. Iyi yaraje bati nimupfuke ku munwa. Hari igihe bizaza bababwire bati mujye mugenda mwunama, kandi uzubura umutwe ari bukubitane nayo. Icyo gihe abafite ubumuga bw'ubugufi bazaba bagize amahirwe. Hazaza indi bababwira bati mujye mugenda mwicaye. Iyi baravuga bati duhane imbere. None baravuze bati urukingo ruraje, muti numva inyamaswa. Reka mbabwire, ngewe bankingiye mu ba mbere. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Sindi umunyapolitiki, nge sindi gitifu w'umurenge, sindi uw'akagari, sindi meya, nta nubwo ndi dogiteri. Ngo ahari wenda ndabaha icyizere kizima ngo mbabwire iyi ndwara nta kiyiri inyuma, ariko kuri njye cyaba gihari kitaba gihari, nshometse muri Kristo Yesu. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ati abayuda barahwanyuye, mwebwe muraterwa. Haleluya! Niba koko muzi ko mwatewe kuri Kristo ngo turonka amakakama yo muri icyo gishyitsi, kandi twari tumeze nk'ishami ry'umunzenze ariko dutera ku mwelayo. Niba rero turimo twonka amakakama yo muri icyo gishyitsi, ubucakura bwose bwa Satani n'ubw'isi uko byagenda kose, tuconka ayo makakama ntibizadufata. Nagiye kwikingiza abantu urupapuro batubanza umusumbi ngo ngewe simusoma, ni mu mbetsi bati wiki ni mu mbetsi, ati wiki ni mpatsinye, ntabyo nsoma. Byaba ibyera cyangwa ibyanduye, nshometse ku gishyitsi kandi ndi kunyunyuza amakakama yacu. Icyo gishyitsi ducometsemo, ayo mashereka twonka ni amaraso ya Kristo Yesu. Isi yazana amayera meza ati mu izina rya Yesu ntibizadufata. Uri muri twe abo turi muri isi. Jewe nyine ubucakura bw'isi, bibi byera bibi byanduye, nshometse he? Mwakira ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana. Abari muri Kristo barahiye, muzarushaho kubona n'ibindi. Ariko icyo mbabwiye cyo, Pawulo yandikiye Abatesalonike ngo hari ikimubuza guhishurwa, naho amayoberane y'ubugome muzayabona. Uwo ni wo musobongero itorero rizasogongera ritarazamurwa. Ariko Yesu yaravuze ngo ibyo byose nimubona bibaye muzaharame. Muzagire gute? Muzahungire i Burundi, muzahungire Uganda, muzahungire semurahungirane. Abanyarwanda nibo babyara abana bakavuga ati duhungire, twise duhungire, muzahungirane. Tuzahungire Tanzania, tuzagire gute? Tuzararame, dutumbire kuko gutabarwa kwacu kuzaba kuri hafi. Nge ncometse muri Kristo ngo tuzi banteye ngo ubwo mbaye washitani. Ubu nabaye washitani ko nyinyeganyeza kumva nabo washitani. Utuzi banteye, niba hari n'icyo badutongereye, abadukoze niba hari n'umutongero badutongereye, reka mbabwire nanjye ko dutongere. Mujya mukurikira umugani wa Rwanyonga na Rwabuye, murawukurikira ngo Rwanyonga yahize na Rwabugiri.
kugira ngo bazaye gutanga undi umushi. Maze bukeye ngo Rwanyonga abwira Rwabugira ati banzuza n'inzoga ubanze umperekemwe n'umwe njye sinywa inzoga. Ariko ngo bazana umusobongezi witwa Kiniga amazi cyane cyane. Maze ngo Rwabugira aragenda ngo azana ifundi iheze ngo azana n'umunanira ngo kugira ngo Rwanyonga ize kumunanira. Ariko Rwanyonga nawe aravuga ati niba bashizemo umunanira nanjye nshizemo umuhanga nyihangamure. Dufite umuhanga uri muri twe, ariyo maraso ya Kirisitu, niyo makakama twonka mu gishyitsi cya Elayo. N'ibi by'isi byose bashyiraho umunaniro, natwe dufite umuhanga. Amen. Dusenge Imana, dusenge Imana. Isi byo yarema byose, itorero rya Kristo rigihari, umwuka wera ahari, ntimutinye. Giswahili baravuga ngo siwogope, ducometse kuri Kristo. Nyirizina ni Kristo azihishuwe, kandi abantu banze Kristo bazahura n'ingorane, ariko twe dushimiye Imana ko twamenye. Abacometse kuri Kristo mutere haleluya. Mwe gusubira inyuma, wicika mu rusengero, wikwitandukanya n'abera basenga. Satani kwirushaho kugukurura ni kurushaho kujya mu mwijima. Ducometse kuri Kristo Yesu. Pawulo ati Abisirayeli barahwanyuwe, natwe turatera. Abisirayeli baracomokowe, natwe turacomekwa. Amen. Maraso ya Yesu ni umuhanga. Iby'isi yose, isi byizakora byose, dufite umuhanga. Urashyira umunanira mu muhanga se biri gukura. Ibyo babitongereye byose n'ibyabo. Ndi muri Kristo Yesu kugeza igihe Yesu azaza. Muhaguruke mbasengere tudatinze kugira ngo twubahirize isaha yacu. Urakoze Yesu, turagushimiye. Ineza yawe n'urukundo niyo ituma tudashiraho. Tugushimiye abera waranditse bakaza mu nzu yawe, tubashishe kugukorera, tubashishe kugukurikira. Suku bubyutse, suku imbaraga mu itorero ryawe, amayoberane y'ubugome uko yaba yose, ariko turi muri Kristo Yesu. Urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe Yesu tubisabye.